Ndeka Mura isumbuye ko amahoro ko nese ikibazo ufite murashaka iki wambabariye ko nese urashaka iki kuri kunyegera wambabariye none se niba nige nawe turi kumwe tuvugana iki wambabariye mana yerenye oya wampasi ndakwinginze mbabariye buri gihe uzabura kwiba ese kuzatuma nanjye ndira ndekera kurira ndagusabye kuko komana ari no kumenya papa w'umwana wanjye umuntu duhuye inshuro imwe bitantwara inda sinongere kumubona si kucyanjye Imana yatumye bibaho kuki bitabaye kundi rekera kuvuga amagambo uri kuyavuga akanya mu mutima urabizi ndagukunda nta wundi muntu nkunda ku isi nkawe kandi byose tuzabicanamo gasa urana agahinda katakigashira ntabwo nijye wahisemo kwigira gutya ese ujya wizera ko ibiba byose ari umupangu w'Imana kuki yatuma mbabara hari impamvu si kuko nari naragenewe gutwita umwana utazigera amenya ise koko ubundi neza nanjye mu gasantere hari urugiye mu gasantere se kandi nagusiza aha ngaha ntabwo wari uzi ko nagiye abana bari hehe si bari mu nzu se
Mana ubu se ngenda umusazi wo kutamenya ko abana bari mu nzu ngabashaka nkababura ngo genda ubanzane nimba ufite wasize ubaryamishije genda ubanzanire ntabwo unyumva Yesu we Mana yanjye bari hehe abana bose baryamye yewe sinzara abana bagiye gasana abana banje bari hehe ntabwo ariyo mbasigiye uri kubwira ngo bari mu nzu bari hehe ntabwo ariyo mbasigiye biriza abana banje girana abana banje bari abana ndashaka kubona abana banje niyo mbasigiye gasana mbabarira ndashaka kubona abana banje Yesu we ntabwo bishoboka abana banje bari Roy. None se n'ubu ngubu kweri amarira yawe kweri ntibyarazarikira ko buri uko nkurebye nanjye bintera agahinda kweri koko umva nta n'imbaraga nakomeza kugira zo gukomeza gukora akazi wambabariye kuko basi bwa rimwe ukajya wihangana kuko ubu uzakomeza ubaho muri ubu buribwe bwo kurira buri munsi koko Roy ndagukunda cyane nuzi kuri mushiki wanjye nubaha kandi nkunda wambabariye kuko ibintu byo kujurira bene aka kageni kweruka bigabanya erega uri kurira nanjye bintera agahinda ndababara cyane Roy yangana sibyo Roy Senda bikinze kumana gasa ndakunda ikimana nyanga ntabwo Imana itwanga nakoze igikomeye cyangwa Imana gitubibabukira gutya gasa Roy babarira mbarize Imana ndikubabara gasa ubu nari mfite inkuru nziza nari ngiye kukubwira ariko mbuzaho mpera neza nyikubwira mwambane abana bacu gasa wabone abana yaze nk'ibintu wese utekerezaho kuko wese ugarura ibyo bintu koko gusa nirishaka abana banje nishaje ntabwo nzigera byara uwo ndeba ahangaha mfite mushiki wanjye tubana mu rugo yahuye sinzi uko nabivuga yahuye n'ikibazo gikomeye cyane ku buryo iyo mbitekerezaho binjyana kure niwe mukuru kuri wowe yego wose si ibibazo byo mu rugo muri icyo gihe urushako rw'iki gihe rurakomeye ku buryo ingo nyinshi zifite ibibazo bitavanaho ugasanga bibaye ingorane ariko niko urushako rumeze simbizi wenda umugabo we hari aramuzengereza se ntabwo arashaka ntabwo arashaka ari we mukuru kuri wowe nta nubwo yigeze ashaka
cyaba ari ikibazo ahubwo se urabyumva ute wamuzana hano tukamuha akazi hano mu rugo? ari iby'abana narinje kukubwira Louis. Ngiye kukubwira indi nkuru nziza. Indi nkuru nziza se nkeneye mu buzima dore kubwira ko abana banjye babonetse n'iyi. Gasana indi nkuru nziza nkeneye kuva ko nabonye abana banjye Gasana ndababara. Hari wikomeza kuya. Ndababara. Nsubiye sima mbabara. Reka nanjye ndababara. Yajya inoti Gasana baragenda. Ahari nta wamenya baracyariho. Sibyo. Nyagasani. Bari baranshatse bakambona. Niba bari hose. Njye murafite icyizere rwose. N'ubu ndacyizeye. Nizera ko igihe nikigera Uwiteka azaduhishurira ukuri kwacu. Ndabanje Gasana. Ngiye kuzahambishwa karanabyaye. Ntabwo Imana izabyemera Louis. Nitwigisha baziko narabaye. Aya magambo wikomeza kwiyaturiraho ibyo bintu. Ndababara. Kuko mushiki wanjye mu rugo wasigiye kwe. Usunurira gutya ngenda bigenza ute koko. Wakihanganye koko Louis wambabariye koko. Ngusabye imbabazi ko nkwinginze. Wambabariye kweri koko. Basi ukajya wishakamo nibura nibihe byiza koko. Ubuzahora mu buzima bwo kurira bwo kwihugiraho. Zigera nishima narabona abana banjye. URWOBO RW'INZITANE niyo nzimiriye uzuwonganyira ese mbigire nte. Ase bro, muri mu bikimana? Igihe nababwiriye ubu muri mu biki? Uyu nundi muzanye se? Ariko muri ibigoryi muri biki? Igihe nababwira ndashaka umwana umwe wanjye uri muri urugo. Nese ubu ibintu muri kunyina nibiki? Nagusabye abana bangahe? Bro, nakubwiye ngo ki? Muri urugo hari mu mwana wanjye wavutse. Kugenda ukamunzanira ni ibintu bigoranye. Umaze kunzanira abana babiri. Uyu wa gatatu nzanira. Nese ibintu bikiri mu mwana. Ako ugiye uratekereza cyangwa urashaka kunyigisha hari imikino bose murasa nawe rero Meriza ay mwana no wanjye kabisa ariko Tom naribyaye umva rero ukuntu biteye abandi babiri ba mbere mushaka wo mubashyira sinshaka no kumenya ibyabo umwana wanjye namubonye turi kumvikana wamujugunye muri Nyabugogo wamujugunye muri Nyabarongo mwamata mu Musarani ntago mbyitayeho kandi mubajugunye bombe ibi bintu sinzabyumva. Ese kukize story za kera zitajya zimva mu mutwe mfite ubwoba umunsi Jora azamenya ko mama we namuhohoteye akamenya ko afite impanga kandi ko nazijugunye azanyikira nta kabuza nkwiye kugira icyo nkora aya makuru yose akazimanga. Do you need another one? What's the problem? There's money, there's time. My daughter, ntabwo ari ibyo ntabwo ugomba kuba controlled by drugs and drinks like those ones. Can I have it? Barman! Igera hino sha. Mwongera akantu koko. You know what I'm drinking? Uyivana hiko. urafihangana Ngaje. Akugabanya Can you please tell me where is Tell she? you what? Jory, ndabizi ufite umwenda sibyo ariko birangoye nanjye guhita nguha ibyo wifuza this time, so
nyene iki kugira ngo mbashe kugusubiza. Again. Ukeneye iki? Igihe nagwaye n'ikingana iki? Si kuva ku mwaka wanjye wa mbere kugeza aho ngeze ubu. Igihe nagwaye ntabwo kiguhagije. Sivugaga uruta neza aho Kumenya hari. reba abantu turi mu kabari ntabwo turi mu rugo. What the hell is this? Dad. Akora nguri abantu babicyanga ko turi mu kabari. If you want me to do anything which is bad, keep quiet. But if not, tell me. Where is she? Basi cyane icyari musobanuro. Okay. Tell me. Go get her invite. Nduhanyere. It's hard work, but I can try my best. Okay. Jory. Hashize igihe kirekire naheruka amakuru ya mama wawe. Gusa nkeka ko ashobora kuba yaravuye mu mubiri. You guess. Okay, tugende kunyereka naho invite. Naho watekereza ugende uhanyereke. Papa wahabona? Si byibuza bwarimo. Ujya utekereza uburyo ki niyumva. Isi? Amarangamutima yawe ndayumva, sibyo? Nibyo watandukanye na mama wari mutoya, urumva? Ariko nanjye shize igihe kirekire nkeka ko ashobora kuba yaravuye mu biriri byo nakubwiye ashobora kuba yaritabye Imana, sibyo? Gusa nta makuru mbifite 100%. Niyo mpamvu ngira ngo ugiye kugerageza gushakisha. Igihe cyose nayabona nkayaguha. Ndimo ndabishyiramo imbaraga, ariko ntago uri buze kwitwara gutyo kugira ngo tubone igisubizo, sibyo? Haba mu rugo niba nahano mba nkuzanye kugira ngo twicare, niba nkabara abantu babicaye hari, sibyo? Hungu urimo uratubona gute? Dad, I'm no longer controlled by myself. Only drinks, only drugs controlled me. Are you proud of me? No, I'm not proud of you. Utekereza ko mama yaza kuba hari? Ubuzima bwanjye bwari kuba bumeze gutya. Reka kurira I'm not crying. Nusi byari birimo. Jory, reka ibintu urimo. Akirana guri. Aya marira ubona. Uyu ni mama. Uyu ni mama nabuze. Iyo nza kumugira. Ntabwo nakabaye meze neza. Oh, please. My daughter. Reka imyitwarire turi mu kabari, sibyo? Nakwiye ko ngiye gushyiramo imbaraga. Ese kuki abantu hanze bagutera isoni? Akugira ngo uterwe isoni n'agahinda kanjye. Wakabibabazwa nanjye. Akugira ngo wite ku bantu bo hanze. Did you know what? Ibirenze ibi. Zakurikira urupfu. Reka ibintu bya drugs, sibyo? Ntabwo ugomba kuba controlled by drugs, drinks like those ones, urumva? Bivimo ibyo bintu nta solution ushobora kubona ifatika, sibyo? Niyo mpamvu ugomba gutuza ukareka ngiye nkashakisha uburyo nshobora kugeza ku mateka ya mama wawe. Ariko n'ubu imyitwarire yo mu masiga wajyanye n'abazuba muri mwagiye muri za marijuana and other things that waretse ibyo bintu. I don't give a fuck. Jory, sigaho. Jory, sigaho uri mu biti. Jory nasoni. Ugeze n'ahantu utangiye kumfata, nabona n'ahantu tuba duherereye. Nkunda umwana wanjye cyane. Vakanse zirageze kandi agiye kuza, ariko mfite impungenge kuri iyi nshuro. Mama we namusezeranyije ndamukurahe. Jory yarangiritse cyane,
sinzi icyo nzakora ngo umwana wanjye ajye ku murongo. urwobo rw'inzitane niyo nzimiriye uzuwonganya. ngo ni iki cyawe uyu nguyu? Sinagusobanurira ko ari mushiki wawe. None se ninde wamugutumye uyu nguyu dukeneye izi nyecuru mutuzana no ariko gasana uracyagendera ku mabwiriza twaguhaye hano mu rugo? Bosi mukuru yari yamuntu. Ariko hari ibintu ngeragera n'undi si umuntu yicara mu modoka yanjye gute buretse wagikecuru geruka hano wicara mu modoka gute gasana ariko warasaze imodoka twayoboye kugira ngo ugire ikiza izi nyecuru wabuze abandi bantu ushyiramo. Bosi mukuru waguhaye amabwiriza ari hano Kayira niwe wamugutumye Kayira imyanda tuzana n'umuruguri bwo ku kibuno. Gasa sina mfite wambwiye kariwa ariko Kayira ko nenze kutekereza ugira ubwenge dukeneye umukozi koko ariko ikecuru ntabwo ari byo dukeneye. Ariko se ndukuzi n'igisusa nose ikecuru byo dukeneye nose uranjyana he umva gasana nose ujya mu bigende biko ntabwo sinzi ibyo mu This. Bro, sis ari ibintu ntabandi kumva. Ni gute ushobora gukunda umuntu yareza akagufata nk'injiji inde se Julia? Ko iki Julia atabona ko mukunda? Ko iki Julia nkura buri kimwe cyose ngo abone ko kugeza naho ashobora gukeka ko ngiyewe muca inyuma nkamuca inyuma hejuru Ivete koko Ivete. Ese bro ngo muca inyuma wowe sis n'urukundo mukunda koko nkora ibishoboka byose ngo nereke Julia urukundo mukunda ariko sinzi impamvu Julia atabibona kugeza ashobora gutinyuka hejuru yo gufuhira ibintu by'amafuti ngo ni Ivete akankubita urushyi ngewe. Kuki akagira ate? Repeat once. Ngakagira ate akakubita nde? Sisi ntabwo uzi icyo bita gukunda umuntu. Hamwe umuntu mukunda akagusuzugura akakugira ikigori. Listen, ngakagukubita urushyi wowe. Ankubita urushyi ngiye. Ariko agakubita musaza wanjye urushyi. Akagukubita urushyi. Iriya mbwakazi.
Sema komera nzi yuko mukundana gakagukubita urushyi uracyamarana iki nicyo kimara. Ugize ute ki? Kugena ikimara. Thank you so much. Urafata. We. Akubise. Ukifata ugakubita musaza wanjye wowe. Wowe uri igiki cyo gukubita musaza wanjye. Sister wakabayije bite byawe? Uri igiki cyo gukubita musaza wanjye. Your husband. He's my husband. What the fuck? He's Julia, my boyfriend. I can do whatever I want. Leave. Buretse leave her alone. Reka twivuganire. Bro wabimbwiye byabashwanyaguza. Ukibimbwiye reka nze mvuganira. Reka mwiyeke. Reka mbone. Azakubise njyewe. Ibyo mbwira ni ibiki koko? Urabira ibintu bikwiye. Oya petit frère, ntabwo ari byo pe. Kuba uba mu mahanga ntabwo biguha uburenganzira bwo kugira karakajya. Twese se ntitubayo. Uca bugufi. Reka nkubwire. Uriya muryango wa Gasana. Urebe wirebe. Niba tugomba kubafasha, nabo bakadufasha mu mirimo yacu hano mu rugo, ntabwo ugomba kubigira hinare. Tuza ube umugabo muzima. Ibyo rwose iyo mico yireke. Biti byawe. Ngo baby reka nkubwire muko nabo ndahangana nawe. Yewe nago ndahangana nawe. Wowe uratinyuka ukamukubita ngo urenda kuzamuhindura ngarenda kuzaba umugabo wawe harya. Igisubira kureba. Icyo namukoje cyose cyakureba. Umugore kiwubaha ku muntu w'umugabo kamukubita. Turakundana uri kumva. Gahunda za icyo namukora nubwo namurisha amazi. Nakwica ntabwo uzabikora umbone. Bro ndeka nje mangane nawe. Ndeka mangane nawe. Uzabikora umbone. Bite. Umva izo perike zawe nazikuraho kumirwa. Izina ari pelike block. Ariko nanjye ndayambaye nta kintu ndakisha. Wamaze. Ari n'amafaranga ya musaza wanjye. What? Iwanyu se bayaguha uri ikirara. Ese uri kucyura kumera gutyo? Kuki nta kintu uri gukora? Yavuye mu nzira nkakwereka. Yavuye mu nzira nkakwereka. Ako se bite byawe. Bite byawe. Njyewe hano turi iwacu sheri ninzi wanyu nawe uzamfata uko ushaka. Ariko ntago waba bakubise musaza wanjye munazi. Sister ushobora kugabanya amagambo. Urumva yohereye. Bro nuko mbwiye n'uburyo nkukunda. Nkaba ndi kukurwanirira. Bite byawe. Kuki utari kunyumva? Urabizi ko yari umugore wanjye. Ibi byose bingaragaje ko ibyo natekerezaga mu mutwe wanjye ntigeze nibeshye. Kirandara cyane ni bakuru. Babe, come on. Mbabara w'inziga. Mbabara numve pe. Ukuva kubya ubirebera kubya sister. Shirinda gukunda Julia, come on, w'inziga. Simple. Julia, sister ntagatume na kimwe kora kimwe. Julia, I love you. None, My brother. Oya. Urakoze. Tom. Sonde mukuru wawe. Uribuka ko ndi mukuru wawe. Nose kinibutsa ntazi nigiye. Nicyo twasigariye. Kugira umuntu ukomeye. Aya. Ntabwo nabikwemerera. Cya bugufi. Urashaka nce bugufi? Cya bugufi. Nibwo buzima abantu bose bakwiriye kubamo. My brother. Sawa. URWOBO RW'INZITANE niyo ntsinzi. Ubonye bosi mutoya kuntu ari umwana mubi. Ese ubundi ubwo ngubwo iyo warabimbwiye koko ukambwira ko ahantu nzanye ari ahantu hameze kuri ibyo. Ese njye kuri navuganye na bosi mukuru. Arambwira ati rwose mushiki wawe wamuzana agakora nta kibazo. Kuri namubwiye ikibazo cyacu ko kimeze.
nari nzi ko boss muto yari kuriya kuyera bigira intambara ntabwo nari nzi ko batabiganira urabona ukuntu ntutse akantu arambabaje arandakaje use kweri use no tugiye kubigenza dute ariko ibintu nari nabikubwiye aka kazi nari nakanze njye nakugwendekera agahinda kanje ndekera umubabaro wanjye ntabwo ubona ko buri mu rugo ukigunga biteye ubwoba kweri ntabwo ubona ukuntu wirirwa nabi none kuryanga hano noneho ubona harunzanye ahantu hazima se ko nanjye nyine ariho nkora ko nibura numvaga nzaba nkuri hafi tukajya twirirwana nari nzi neza ko boss muto yari bubyitwaremo kuriya kweri gusa nyine hana yanjye arambabaje ndababaye mbuze icyo nkora gusa ihangane byose bizagira iherezo kuri kose nta kintu kibaho kidafite impamvu buriya nyine Imana ntabwo yari yashimye kuhakora sinakiza ngewe nzigera ngeraho muri iyi si igihe cyanjye cyose n'ikimibabaro gusa Imana yarandemeye kugira ngo njye mpora mbabaye ntamuwingirira Imana iranyanga n'ibinyanganizi ibijya uvuga ngo Imana irakwanga nta kintu kibaho kidafite impamvu aba bampamagara bo banisha umutwe Karira bose arampamagaye sire ku ruhande ariko sheri turebe nundusha sheri zarana twumve ni ukuri ko Imana ntabwo wandusha gucumba umutsima nika twumve yakawunga noneho gatoya ntushye wumva ukuntu kameze ni agakaranze nshyiramo n'amata maze akoshe amata ni ukuri ko Imana nanjye mbi sosi yanjye harimo umunyu mwinshi harimo umunyu mwinshi ntabwo wandusha guteka wereka harimo umunyu mwinshi narabikubwiye ko byanze bikunze akoshe nawe urasebanya niyo mpamvu njye nkukunda nta muntu n'umwe kuri iyi si ushaka kurenza nkama kandi gato nkumbuye ko yagiye ndashonje ariko narebye ese umuntu umarire ku ziko we nese gatoya cyane ubu ngubu koko reka nguhe gatoya cyane fata aka ngaka aka ngaka oya ariko reka kumereka nkuze akamami ugatese ukunyima n'ubundi twe turi bubirye reka tubiryegeye ndi buhagire n'ubundi cyane kuri bunakore nijoro reka nkubwire sho ese ubundi ko twacumbye kawunga nini urayirya uyimare kuko ngenda rya gatoya ndagakoresha na nijoro use nasubira mu iziko nijoro ngewe ubundi uzareba kenshi nuko utazi uburyo nge niberaho ariko ubona abantu bose ndateka nkakekera rimwe nkabibika nkashira muri kagasafuriya gatoya nkashira mu myenda nkapfunika nkongera kuza kubisubira nijoro kugira ngo bikomeze bishyuhe iyo ubundi uzareba ibiryo iyo waje hano ibiryo byose neka bigasigara nongera kubisubira nijoro ariko shije reka nkubwire Gasa mugiye asohotse uratura twagiye none se ntabwo wabonye ukuntu bose muto yahise atwirukana ariko se Gasa uri muzima Tom se ni ufata imyanzuro hano muri rugo hano niwe cyane ni wanjye amagambo twavuganye yose aka kanyura yibagiwe ni njyewe ufata imyanzuro muri runo rugo ni njye mukuru Tom ntabwo ntegeka nta nubwo ngendera ku bitekerezo bye ndakwinginze garura mushiki wawe nkate ngaruke garura mushiki wawe ndamushaka gata umugaruka Louis kumva boss ko ampamagaye ambwiye ngo dukate dusubireyo mbabarira tugende ungeze mu rugo ugaruka uzureba no boss wawe
bosi kanze nkuvugishe gatoya ariko urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Urakoze rwose, urakoze Imana izabitura neza mu ngiriye. Arakoze iki? Ariko mushimira ibiki? Nari mbizi ko bosi mukuru adateye nka Tom. None ndashaka kuvuga iki? Mana urakoze cyane. Gasore ushaka kuvuga iki? Tusubireyo nyine ugende ujye mu kazi nese nagomba ko bosi atwemereye. Ntaho nsubira. Ushobora kumfasha ukansubiza mu rugo cyangwa mve mu ngende n'amaguru. Wambabariye ko kukanyuma. None se bosi mukuru ko abyemeye akabambwiye ngo nkugarure ukore. Wambabariye kuko tugasubirayo. Urashaka kwicwa n'agahinda uragira ngo nzasange wiyahuye kweri muri iriya. Gasangiye kubana na kiriya gisimba mbonye hariya. Njye muri rwa rugo rurimo kiriya gisimba kimbonye ku munsi wa mbere kikandeba kuriya. Ubundi uriya ntagaruye bosi mukuru. Bosi mukuru niwe wari wakuntumye kandi wabonye ko yamujyanye bura wasanga nawe abyemeye babivuganye. Ese gasa wandetse ubu. Sindakurika. Wandetse. Wambabari kuko ruwe. Icyo cyose cyamarira ko nta na rimwe nzigera ngira umunezero wandetse. Nifuje urupfu kugeza na n'uyu munsi nararubuze. Nashakishije ikintu cyankuraho. Gasa wambabari ukapama. Wambabariye nanjye. Jiwe ntabwo ushobora gusura muri rugo mubwire ko ntari bugeyo. Kandi maze kumwemerera ndamwemerera mwemere kubw'inyungu zanjye nawe ruwi. Wambabariye ko kukanyuma. Ntabwo nsubirayo. Ese uragira ngo mbigenze gute koko wambabariye kuko uragira ngo mvuga amangambure. Reba boss afashe telefone ye arampamagara ambwira ngo nkugarure uzukore. Wambabariye koko ruwi, wambabariye kweri koko. Ko ndashaka kuzasanga wiyahuriye muri iriya nzu kweri koko. Wamfashije ukava mu bwigunge ukaza ahantu hari abantu kuko mushiki wanjye wanyumvishe basi bwa rimwe kweri. Urashaka nongere umubabaro wanjye nagize. Gasa nongeye kubabara. Tuwambabariye ibyo nababaye ko bihagije. Njye gukubitikira muri rugo. Wambabara ukamama ho. Ndabizi ntacyo uzaba kandi nanjye ndahakora urabizi neza. Nta na rimwe nzige ijisho ryanjye rizaba ari kuriho. Nukuri kose nzakuba hafi ruwi. Mbabarira ndakwinginze. Mbabarira aho mbabarira. Mana ya. Koko urumva wakwemera ugafata mushiki wawe ukunda. Ukemera ko njye kubana n'iriya nyamaswa. Ugiye kujya mu nzu uzane saha. Ngewe ibyo bintu byo gushaka. Ndahiye we. Sheri, mama we. Sheri, amazi sana. Ati Kosu guceri ko urongeye kandi nawe bya bintu byabyuye byo kuzimya umuriro ushaka gukoza mino Sheri. Ndapfuye we. Sheri pole basi. Sheri sinakubujije ibintu kuko nawe ushaka gutuma mpangayika cyane. Zane sahani dushireho ikawunga. Zane sahani kandi uhiye. Ihangane sho. Ihangane cyangwa wihangane. Sheri nawe ushaka kumpangayikisha. Kuko kwe mukobwa arankunda ndibonye pe. Siko nitwikishije ngo ndebe uko nkunda koko. Nibyo. Ababyimbye se. Sire ukuntu urutoki rubaye. None wagize ukanshaka ukanshira mu rugo urabona ko kudakeneye umuntu ubuso nk'ubwo hiye urarara umeze ute. Zane sahani. Nta kantu usuzanye ko guteruza kandi. Ndongera biteruze. Ndeka mbyikorere shira utongera gushya. Ntushye. Ntabwo ndetse ngiye ndi udashaka gukoresha ikintu cyo gutese irundi kitambona zanye ngibi. Kandi umva akirateruza kuri kamfiro. Gato aho zukushira kuko amaze ndateruza iki. Nukuri mbabarira tugende kandi ndabizi nukurura uzamera neza. Bosi ntago ari umwana mubi. Uzamera neza ndakwinginze. Nukuri mbabarira ruwi ndakwinginze mbabarira pe. Ngwino tugende. Sibyo. Kuri mbabarira ndakwinginze. Mbabarira tugende kandi uzamera neza. Sibyo. Sawa nyine tugende. Wakoze cyane.
basi. Tugereyo utari kurira, sibyo Ruwi? Ubundi kurira. Ntangane tugereyo utari kurira kandi humura bizagenda neza. Reka tugomba gukora kandi Imana natwe izatugirira neza. Rero karibu. Karibu. Ego. Yaje kukwereka aha ni icyumba uzajya uraramo, izi ni uniform uzajya wambara. Byose. Aha ngaha kwikora. Hari ikibazo? Byiza. Kandi kumbona uri mukuru nkabona dore izi ni uniform. Hano ni ibyo dukoresha hano. Kana agatambaro, iyi ni ishati n'akana kashipo. Uniform zawe wowe zo kwambara hano uri mu kazi uri mu rugo. Dore iki ni icyumba cyiza. Ni cyiza no kwishimana. Cyihutse Imana icyubahiro pe. Kino kutangaza aka ngaka. Nakazanteka mu. Oya ntabwo kunaga ni muto. Kangaka ufite ukuntu kazinga. Nzagenda mbikwereka. Kakagira gutya neza. Kongera kagira gutya. Naho kagira gutya. Urimo uragenda ubibona? Nzagenda mbikwereka wowe ntugire ikibazo. Noneho iyi ni ishati. Ishati nziza njye nambara se. Uraza kwigera urebe ko nigukwira, ni nziza, urigera urebe ko igukwira. N'abadamu barayambara. Yego. Iyi ni ijipo. Yangeze? Oya ni iy'abana. Munsi nyina yambara. Iki kibazo. Aha ni i Kigali. Iki? Aha ni mu mujyi urusi ko neza. Ni ijipo nayo oya ka nakajipo k'abana. Oya ntabwo ugomba gusirimuka. Ugomba gusirimuka. Hano mu rugo dukoresha abakozi bari smart. Niyo mpamvu nawe nabonye uri smart. Jewe kabisa. Kuki nakwambara akajipo? Nakabana y'imyaka 5. Oya we nzakwereka ko ari nukambara uzahita ubona uri mwiza. Mbese ukambwira? Uzakambara. Ndetse nkwereke. Ubwenge mfite akaguru. Naragije umuntu. Rero iyo mvuye kwihereza amazi rero mu gishanga mvuye kuyuba. Musonzoke hasi n'umucanga hejuru n'umusemburo sham. Ubwo ngubwo iyo maze kuyikubita umuravumba rero. Maze kuyikubita buri kimwe cyose imaze gusoma. Isonzotse nyine so byumvisha mu kivugo. Oya nyine ureba ukageze. Hano hari ikanzu. Oya ibyo byiza. N'ubazaye nkamba kugera n'umugabo wanjye akunda abakozi bari smart. Ikanzu irimo nta kibazo. Ujya uzayikuramo. Kagira gutya. Ntabwo uzabyambarana. Kaba ari kagufi. Oya nibyo nshaka. N'umugabo wanjye akunda abakozi bari smart. Urugo turi smart, nta mwana uhaba, nta kazi kenshi kaba hano, sibyo? Weretse ahantu heza uzajya urara ngo waje kushakira ndende se. Oya kari smart. Kandi geragezwe smart. Kandi biguhitiyemo nanjye reka ndatwambara utagira ngo wenda nuko nambaye gutya. Nanjye ndatwambara. Nanjye njya nambara utuntu rwose aka gaseti nanjye ndakafite kameze gutya. Uyu munsi nzakambara ukabona ni keza cyane. Uzahita mwiza. Noneho ni ishati sibyo n'aka n'agatambaro ukambara nk'uko nambaye aka ugashyiraho gutya sibyo ukazinga neza gutya nzabigufungira ejo mu gitondo. Ntugire kandi ikindi kibazo hano mbana n'umugabo wanjye gusa nta bana dufite ntiturabyara nta masuku no gukoropa guteka koza ibyombo. Ngaho nyine ibintu ndebe ntabyo utazanzanira pe aho nawe umbwira ibi bintu mbwire nzi kuri kuri ku namba do
uri kureba reba no muhishiwe bampaye imyenda nzajya nambara muri kasa urebe nawe ndwaye rwaye reba nyine mfatira gutya intuzi ishati ahangaha nawe urebe ibintu uri mu kunzanamo ndabona aho ndebera ngo gutya ngiye ngo nuko uzaba nambaye ugasanga aho mbwira erega ndi kubona uri mu kubikora neza wow Rui hose hano ni sawa cyane burya mfite mushiki wanjye mwiza ku iki kigero uzi ukuntu wabaye mwiza wabaye mutoya urasa neza sinkubeshye wabaye muto ariko ubundi ujya uzengurutse ubwonko bwawe ugatekereza uwo ndiwe ariko Rui ugomba kumenya ko ibintu byose bigomba guhinduka aha ntabwo ari mu cyaro hano ni i Kigali reba ukuntu wasirimutse rwose umuntu warwaye imyenda yaguhitiyemo neza kuri kwimana n'akangaka nako ni iniforume njye nambara gutya ujye wambara gutya kuko birakubereye erega abanza wakire ko gasa urabishyigikiye njye nambara ijipo y'impenure imeze gutya ubusoma imeze gutya ntabwo mwese impenure iri he hano i Kigali ni ukubambara none se uragira ngo ukomeze wambare ibi bipinjama kweli ibi ngibi si akazi bambaye ibi bintu byabaye ntabwo nakora akazi umva twumvikane banza umenye ko wageze i Kigali ibintu byose bigomba guhinduka ubana ibintu byose byarahindutse reba ukuntu nyine uri gusa reba n'uburiro usigaye uryamaho ubwabyo banza ubwitegereze gutandukanye na rwa rutara twaryamagaho mu cyaro ibiryo bigomba guhinduka ntuzongera kurya ibijumba bidahase ugomba kurya ifiriti ukarya ibiryo nyine biryoshye menya rero ko ibintu byahindutse mushiki wanjye uzi n'ibindi ntabwo ndi buyambare ntabwo ngiye nguma niba ari ibi ngibi niba nta wundi mwenda bashobora kumva akazi ndakareka gasa akazi ndakareka tubyumvikane neza nyumva ugomba kwambara iyo myenda ni y'akazi usinye ntabwo nambara iniforume nyine ugomba iniforume ukambara ipantaro nyine nawe ugomba kwambara iniforume nyine iyi ngiyi Ruiza wanyumvishije wese wajya ngo wambare ibintu byo mu giturage kandi wageze i Kigali hano ni mu basirimu ntabwo uzajya ufata ibyo kurya ngo ubijyane ku meza kuri table kwa boss wambaye ibintu bimeze kuri none sanga turi guhinga turi gushangura urutoki kandi aka kazi mana oya umva twumvikane oya umva ngaho ndebera ariko ndebera ko se bibaye iki nyine kumeze neza menya ko ibintu byahindutse kandi utangire wiyakire wige kubeho neza baho neza niyo mpamvu wageze i Kigali bitandukanye n'ibyiri iwacu mira neza rwose dore uri umusirimu ahubwo reka ngende rwose atambura ugende ubizi ko njyewe nawe ugomba kuyambara kiharenga n'ukuri ni wowe mugenga wanjye Yesu hariya ngo yitware
bakwita Louise wese witwa n'ubundi wiyitaho. nitwa Mariya Louise. Ni byiza. Okay, wamenyereje? Ndabiye kugenda biza buhoro buhoro. Tubafashe iki? Mufite amagi se urereka akaboko kurya? Mufite amagi mu nkora akaboko kurya? Amagi. Ariko baza ntayo. Ntabwo na Milton numvaga bari kuvuga ngo sare yo guteka umurete. Yego. Bakaba n'urero kuvuga ngo nta magi bayatumye ariko ibyo byose. Cyangwa ntacyo nanjye no kuyabashakira. Okay. Byose no mbona neza neza. Ngari akaboko kurya. Wowe urabizi kubikora? Nimugoroba babinyigishije. Sondura umushoferi w'umvange. Mureko mbaza Gasana? Yes. Gasana buriya neza neza ni unkurikira ni ungwa mu ntege. Ni musaza wanjye unkurikira. Yeah. Okay. Abanza uzabishobora. Abanza uzabishobora, akazi kacu ntabwo kagoye. Bese nzabishobora. Gusa kubigerageza. Bizajya bigucaguza bitubwira. Ndeberamo bya bitambaro dukoresha hariya. Biri hano. Birimo? Kuba biri. Urumva ntabwo namenyera neza hano. Simenya ngo babibika he. Reba no muri ziriya turore zo hasi. Sinajyana ndabona nta birimo. Okay, ntacyo buriya uze gushakisha hose uze kureba ko it's okay, ntacyo uze kugerageza ubishakishe kubera ko biriya biruhara byawe bihaye n'ibihindura cyangwa njye nyine kubarebera muri kakabati kandi ni wahamenya naho hose bagiye bakwereka. Bagiye banyereka ndagenda nshakisha ariko ndabibona. Okay, simba kureba mbwira ko ubibonye ntacyo. Iri rikecuru ko ndeba byavamo. Nshobora kuba naribeshyaga. Aha nijye nawe. Bro, urabyumva ute se? Urabyumva ute? Ngiye sister wawe nkamujyana I Kigali. Nkamwatsa po. Se, mfite amafaranga ngiye. Hano iyi modoka niyo nemberamo. Mfite n'izindi. I Kigali wacu mfite n'amazu narubatse kwirebera. Iyi modoka yose ni yawe? Iyi niyo ubonye. We dira uko rimeze mu bita pasi ya sister wawe. Bita pasi ya sister wawe. Niba ni cyana kimeze neza, nanjye kandi nari biryanjye nawe ndakwatsa. Hano ukuntu usa nk'ingegera. Nawe muhindura umuntu.
nyine biba yari ibishoboka namubwiye akabyemera atamuguha ariko sister wanjye aragoye sister wanjye ni umurokore cyo ni cyambere inshuti ze zose ni abakristo aramutse akubonye ntago yabyemera oya mwereka ukuntu tubigenza se ngiye nkwereka uburyo tubikoramo kuko nakubonye mbona nawe wavamo umujama wa fresh sibyo nakukubita cash ukaryoha ariko nawe kira cyane ukakima amapasi sister wawe so baye ariho neza ibintu bimeze fresh we hari ikibazo we bitekereza ibintu byinshi wamutwara se ngenda mujyana i Kigali mutuza ahantu heza kandi nawe wazajya uza kabari ikibazo cyari n'iki ariko biragoranye nyine sister ni wa muntu ushaka kwigumira ahantu hamwe udashaka gukunda ibintu by'abasitari ntago bikunda nk'ibyo bintu nyine ibyo ngibyo biriho hano ntabwo yabyemera bro none se ubuzima nibwo wishimiye wowe ubuzima murabukunze se oye witekereza ibintu byinshi sister wawe ngenda kwereka uburyo tubikoramo ubundi umumpase nawe nwatsi wita umutipe nawe umeze fresh tukavana hano se byaba ari byiza ariko turamutse tuvuye hano hantu ntabwo cyicaro ntabwo kibereye umukobwa mwiza mwuriye kandi nawe byakugeraho reka byose bari iby'umuryango twanabubakira n'indi nzu hano muri iki gisagara mugahindura ubuzima etaje hano yahajya buriya byakunda byose ni amafaranga bikora kandi ngiye Kigali narakoze cyane mfite amafaranga menshi cyane nese ibyo bintu mubwira byumva ute sister wanjye ntabwo yabyemera ariko oya ibyo si ikibazo wenyemerera ko diru urayijyamo kuri bumumfashe ngewe gusa ibintu ndabyikorera naribi wejya muri diru yanjye ibintu ndeke Mana yanjye nakoze ishyano rikomeye cyane mushiki wanjye namwisha ahagaze kubera iki Imana kuki ari njye wakoze bino bintu kuki nakoze ikosa riremereye nka ririya koko ntabwo nkwiye kubabarirwa ariko Mana ishobora byose utajya wirengagiza abawe ndagusaba ndakwinginze fasha mushiki wanjye izina rya Yesu jemve imbere oya mvaho mwashaka bikize uraretse gufura nta kibazo kwa kazi nta kibazo mbese ujana gukora iki ndekura ndashaka iki wimfa turashaka iki umurikiza gake wishimira nde Tom mbega ukuntu mahoro ikibazo ufite ngiye nawe Tom ndeka isi mbega ukuntu mahoro ko Tom urashaka iki wambabariye ko nisi urashaka iki kuri kunyegera wambabariye none se niba nige nawe turi kumwe tuvugana iki Tom wambabariye Mana yaremye Tom oya umpasi ndakwinginze mbabariye